mugiye gukurikirana igice cya mbere cy'umukino ubumenyi bwuzuye ubujiji. Ikinamico Baho Neza igamije gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro, kurwanya inda ziterwa abangavu, kwigisha ubuzima bw'imyororokere ndetse no kudatererana abangavu bahohotewe bagaterwa inda. Iyo burya koko intamenya ntibwira umugenzi. Nimukurikire umukino. Ndakubona rwose mujyana ko mbona si icyo cyakurenzeho gacwawe. Yewe washyize ngo umusozi uroroshye nyirama, noneho hiyongeraho n'irizuba bikaba ibindi. Byo ntibyoroshye, nanjye mba naryugamye hano mu rugo sinarigendaho nirinda ntwite. Wakugize ngo iyo nda yawe si itumye nyura hano nyirama, kandi wo kwipimisha urayubahiriza. Yewe ariko ibyo biri gumbwira urumva nareka imirimo ngo ngiye kwipimisha, ibyo ni ugutumwanya rwose. Ubu se abana 6 bose ko ntagiye kwa muganga. Nukuvuze nyirama, nyamara ushaka waboneza urubyaro, tushaka kumenya uko umwana utwita ameze. None se ku inshuro za mbere wagiyeyo ubu ukaba udashaka kujyayo, nibite byawe? Kandi uzi ngo nagiyeyo, nabonaga igitutu cyawe ntagikira, nahitamo kujya kwinywera ikigage, kandi ngo nacyo gituma umwana amererwa neza mu nda mujyana. Naho ibyo kuboneza urubyaro ntabwo nzagusaba kubanderera. Buryo warambeshye nyirama, urambabaje cyane koko. Nta muntu uramenya akamaro ko kwipimisha nk'umubyeyi utwite, nyamara ushaka washyiramo pose kuko bose nibajya kwiga sha bizakugora. Ariko mujyana Imana niyo yibeshye ngo tubyare twuzure isi. Ubundi uretse kugira ngo mudukuremo amafaranga mushaka, cyara ko ababyeyi bacu batajyaga kwa muganga ntibatubyaye, tubayeho nabi se. Nyirama, ntabwo nari nzi kumeza utyo, uracyagendera ku mico ya kera. None se nyirama, ko imibereho ihinduka kandi abo bakera uvuga bari bafite uburyo babayeho n'uburyo bakoreshaga, uramenya ahubwo simva hano tutajyanye kwa muganga ngo bareke uwo mwana utwite ameze mu nda. None urashyiramo umugozi njyane, umwana n'uwanjye, sinzi impamvu mugira impuhwe. Umunyarwanda aravuze ngo urushanye na umwana imbabazi aba ashaka kumurya. Arega ni inshingano zanjye, ntibyo nashinzwe, ibyo nkubwira mbibwira n'abandi. Dore na n'ubu mvuye kureba wa mukobwa wa kwa Rusine, nawe aratwite. Urampanda sinoga yewe. Ubu se Sandrine ko namubyariye mu rugo ubona atameze neza, ahubwo ndumva ntwarira umwanya genda nigosorera ibishyimbo byanjye. Ariko nyirama, ntubona ko kuri we imirimo nk'iyo ntabwo uba ugomba kuyikora kuko yangiza imibereho y'umwana uri mu nda. Jyana muri aha arasetsa ye. Yego mama we, nuko nimbere kabikorwe nande. Aha, ngaho nshakira umukozi ujye unamuhemba. Umukobwa wawe nava ku ishuri azajya gufasha, ahubwo zane mba ngufasha witegure tujyane kwa muganga kuko sinakongera kwizera ko uzajyayo. Wampagurukiye si gusa mujyana, mpereza iyo ntara nigosorere, ibyo uzabibwira abandi njye ntibindeba. Meze neza n'umwana wanjye ameze neza. Ndayo ngwaye nyirama, ahubwo nahamagaye n'udukuriye ku murenge ngo aze tujyane kwa muganga. Iyo mujyana isereri mfata. Wahiki nyirama? Mana nyagasani, ngo mfata mu bitugu nkomeze. Fata mu bitugu nkomeze. Uri kubyumva? Maze rero ko ngufashe witegure ngujyane kwa muganga kuko ntabwo nagusiga umeze utya. Kumva nyirama, urabyemeye turajyana? Ariko se Gasa, namwe mu rugo rw'abakristo mugira amaganya? Nawe unamaganya arimo da, ariko wumve ngo mama bahangayikishijwe no kubona umwana. Ibaze nawe reba kuntu maze kungana pe, nta murumuna wanjye, nta musaza wanjye ngira. Aha, ndumva abantu bagira ibibazo bitandukanye. Mwe muri kuganya mushaka abana mu gihe twebwe ababyeyi banjye babyara utaruhuka. Aha, Imana se ko ari ibigena byose. Nibe namwe mwizera Imana, twe wagira ngo yaratwibagiwe. Ahubwo ngira inama Gasa. Bwira ndakumva Sandrine.
uzi ko mama ashaka kunkura mu ishuri ngo mwiteho kubera atwite, kandi ndambiwe na rwaserera ihora mu rugo nkabura uko niyigira, ibaze ko buriya nigira ku ishuri gusa. Yo, ngo uve mu ishuri? Oya, ntibyaba ari byiza sheri, kandi uri kwitegura ibizamini, naho ibya rwaserera byo ni ukujya wihangana. Mama wawe uzajya umufasha uko ushoboye, ujye umufasha uvuye ku ishuri, ntabwo ari ngombwa nyine ko akubwira ngo uve mu ishuri kubera ibibazo byanyu byo mu rugo. Ni ukuri mama yarakaniye, uzi ukuntu anuka ambwira ngo n'ubundi ntacyo bizamarira, noneho papa we ntagitanga amafaranga mu rugo. Yesu, ko numva utoroheye mwana wa mama, ariko ntuzigere uva mu ishuri. Ikijyanye n'ibikoresho byo nkwemereye ko nzajya mbikumenyera. Gasa, biri seriyesi uzajya ubimenyera? Mbaye ngushimiye ni ukuri. Ariko Sandrine, wazaje no muri korali y'iki koko nabyo byazajya bigufasha? Ntabwo naza kandi numva ngo mutanga imisanzu, kandi nta hantu ngira nakura amafaranga Gasa, urabizi. Ariko ntabwo amafaranga y'imisanzu aba ari menshi. Ariko Gasa urasetsa ni ukuri, none se ayo make yo nayakurahe? Ndumva utorohewe na gato, ariko ndajya nkusengera, humura, Imana iri kumwe nawe. Kandi nakubwiye ko Imana wagira ngo twera twibagiwe, sinzi niba hari icyo amasengesho yawe yamarira pe. Yo, uzi ko wamaze kwiheba? Cyane ukuri wamaze kwiheba burundu pe. Humura, Imana ntiyakwibagiwe, ahubwo se Yesu we, ahubwo twakomeje guhagarara mu nzira dutahe, dore ndabona n'amasaha akomeje gukora. Wa mugani dutahe pe, noneho mama ntago mukira. Ubu saa 12 nizigeze Gasa? Dutahe da, ariko ni ukujya wihangana nshuti yanjye, kandi ujye ugerageza ufashe mama wawe uko ushoboye, ariko kuva mu ishuri byo byibagirwa, sibyo? Sawa bye Gasa, kandi urakoze cyane. Sawa bye nyine naheje. Ejo uzampamagare tujyane unansobanurire. Sawa. Nyirama, uzongera gutinda kunyigurira, niba muyibana uzahita usubira iwanyu. ariko nturako nakuriwe koko, kandi umenye ko muganga yambwiye ko ninsubira ku gipimo tuzajyana. Tuzajyana zinye ndatwite. None ntabwo ari we wayinteye, ahubwo kubyara ugomba kuba uhari. Hanyuma niba ndahari ntabwo uzabyara? Niko ni wowe mbaza, niba ndahari ntabwo uzabyara, ahubwo mpa ku biryo ndumva inzara inyishe. Nyumvire rwose, none hari posho wasize, turajya muri turyame koko. Koko Nyirama, ubwo waba umaze iki? Ese umukobwa wanjye ari hehe ubundi Sandrine ko namubona? Mu gihe utasize ibyo kurya ntukajye ubibaza. Naho Sandrine ngo amaze kuba inkumi, ntiyajya gushaka ibyo kurya. Ubu ntabagiye kura n'ibijumba, ngo icyane ni ukujya mu makayi gusa pe. Ntiwumva umwana ufite ubwenge? Urabona ko biriya byara byawe byirirwa byayura aha ngaha. Aha, ariko ubu byita ibyohe, so bintera buri munsi. N'uyu wa munani ntwite, ubu koko aba bana tuzabareresha iki? Ariko wibagiye izina ryanjye ngiye harera Imana. Imana iraduhaye intanga ngo tubyare. Urashoboye pe, gutera inda buri munsi ibyo ni ibyawe. None nakomeza kubyara ibyohe nk'uko wabyise, urumva amaherezo azaba yahe? Uva nkubwire Nyirama, shaka ibyo kurya niririre, ariko mbere yo kubishaka ubanza urashyushya amazi nikarabire. Ariko Nyiramana ntagorwa koko, nakubwiye ko nta biryo bihari, naho ayo mazi uri kuvuga ntabwo izo kuyashyushya zihari. Ariko Nyirama, nakwihanganira ugira ngewe ndi gukina nawe. Niba nta bihari, sohoka ujye kubishaka n'urubyaro rwawe. Yego ko Bikira Mariya nyina wa Yezu, ugize ngo icyare ririmo? Ngo nsohoke n'abana? Uzi ko nta bumuntu ugira? Uva Nyirama, ndavuze ngo musohoke mumvire aha ngaha. Harasigara umwana wanjye Sandrine wenyine. Dore ko barerwa bangurira inzoga bambwira ko ufite umukobwa uzi ubwenge, ashobora no kuzaba meya.
Gasa wakoze kumfasha, iyo ntagira wowe ntibyari gushya pe. ubwo ntibyari gushya vuba. Ariko mama, uribuka ko nakubwiye ko nagiye muri korali y'ikigo? Urumva nabyibagirwa, ahubwo no kujya unyigisha indirimbo nshya. Ndabikwemereye mama wanjye, nzajya nkwigisha. Naje narahombye byinshi pe. Mama turaririmba nkumva ndafashijwe. Ntiwumva se? Narumvishe ngo iyo uririmba ubusenze kabiri. Uretse no gusenga kabiri, mbere yo gutangira repetisiyo turabanza tugasenga. Twasoza nabwo tukongera tugasenga. Ndumva nuzuye amashimwe ma. Nukuri ujye wibuka gusenga mwana wanjye ngo Imana iduha kandi kana. Ntushaka ko ari umuntu kawe cyangwa agasaza kawe? Mubyo nsengera ahubwo icyo nicyo cya mbere njya nsengera ma. Ntiwumva Imana ihabwa icyubahiro kandi wumve gusenga kwacu. Cyane pe. Ariko mama mpangayikishijwe na mushuti wanjye Sandrine. Yanze kuza muri korali kubera ibibazo by'iwabo. Ariko sarira Imana azumva ryari agaciro k'umuryango we. Noneho numvishe ngo aherutse kuraza hanze mama Sandrine n'abana be ngo nuko batatetse kandi nta posho yasize. Yewe iby'isi ni amabanga. Ariko ma, reba ukuntu twirirwa dusenga ngo tubone umwana. Ariko mama Sandrine atwite umwana wa 8. Batanaturusha ubushobozi. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Iby'Imana ikora ni ibitangaza gusa mwana wanjye. Ntundorera se kubyara basigaye barabigize imikino. Ni ibitangaza nk'uko bivuze mama. Koko none se ma, papa ko asigaye ataha atinze. Uzi ko akenshi asigaye asanga nasinziriye. Abakiganira na bagenzi be. Okay. Nasinziriye se? Ni karibu umutware mwiza. Nari ndi kuganira na Gasaro. Ahubwo wagira ngo niwe wamenye ko ari we twavugagaho. Niyo mpamvu nari ntangiye kwiruma mbese. Papa nibyo se? Urasetsa nawe rwose. Ni karibu umugabo mwiza. Umukobwa wanjye mwaraburanye. Ngahaguruka ngo uhobere mukobwa wanjye. Papa yambi. Umaze kubyibuha? Uri kuryikira? Nose papa nabura kubyibuha n'ukuntu turi abakire. Uzi ko muhoberana nkagira ifuhe murekeraho. Naho kubyibuha se hari icyo abuze? Erega turakumburanye ma. Ahubwo ntiturekurana, turebe icyo dutwara. Ndabona papa, ndabona mama atangiye kurakara, reka turekurane. Oya nta kurakara mwana wanjye, natebyaga. Reka mbanze nitera utuzi nze tuganire. Uyu munsi nshaka ko tugirana ikiganiro cy'umuryango. Ariko nge ndumva ntangiye no gusinzira papa. Urihangane rega hari ibishya wasanga dufitiye. Ntabwo ndi butinde rwose. Okay. Mujyana ngo Nyiramana byamugendekeye gute ngo abarwaye kandi igihe cyo kubyara kitaragera? Yewe nibereye muga, ahubwo habuze gato yarapfuye. Nari mfuye pe iyo mujyana amata haba. Byagenze gute nyine? Yewe mu mishi isize umugabo we yamusohoye n'urubyaro rwe ngo nuko asanze batatetse. Barara mu gikoni, imibi barya imbe hari yose kubera duturanye rero. Nakomeje kumva abana barira hagati mw'ijoro. Cyabana ndavuga nti ibindi bisanzwe. Reka njye kureba. Sibwo mbageze sanga Nyiramana n'indahekana 6. Naho baryamye mu gikoni hadakinze, abana bari gutitira, nyina nawe nuko amenya yakomanganya, imibi nayo iri kubahererekanya. Abana nahise mbashakira utunini tw'umusonga ngo bataza gukomerezwa n'ingenga na harera Imana arakingura abana bararyama. Maze Nyiramana mujyana iwanjye ariko mbona yakomerejwe kubera ko yari atwite. Nimwe mu gitondo cy'ejo hashize nahise muzana hano gusa ndabona ari koroherwa. Muga banze uri budusezerere. Yewe rekeraho nabyumvise. None se ko numva byarubutitsa kandi mu byo numvise ubushobozi bushobora kuba ari buke. Wenda numugira inama arakumva. Nge yarananiye wumve ko no kwipimisha ntabyo yari yigeze akora. Ariko gira amagambo. Ngo ntiyipimishije. Wa mugore ushobora kubusuzugura. Uzi ko kuba uri gushyira ubuzima bwawe n'ubutwite mu kaga. Mujyana uyu mugore naza kubyara ninjye uzamubyaza kandi ngomba kumushyira muri gahunda. Gahunda y'ikimuga.
yo kuboneza urubyaro. ni ukuri muga urebye abana b'indeheke nafite kandi no kubera bigoye ni ukuri akeneye kuboneza. ndabamenyesha ko nta nkunga mbasaba yo kubatunga, ariko mwumva Imana yavuze ngo tubyare twuzure isi yaribeshye. Ariko mada, ubwo nta soni ufite? Erega urabivuga nta bwoba na buke. Urashaka kubyara bazajya bakuraza hanze cyangwa ushaka bazajya bagufasha kurwana n'umugabo? Ese uzi ko abo bana atari abawe? Ni abande? Ni aba leta kuko barizwe neza bakiga neza bateza igihugu imbere. Urakoze kumumbwira mujyana. Muraruhira ubusa, gahunda ni Imana. Njye nkurikiza icyo Imana ivuga, ntabwo ngendera ku by'abantu bavuga. Ariko uzi ngo twe ntidusenga Nyirama, none haranditse ngo nimubura ubwenge nzabata. Muri ubwo bwenge rero harimo nubwo kubyara bushoboye kurera. Nyirama, niba waranana uyu mujyanama usobanutse gutya, nibiba ngombwa bizakorwa ku ngufu. Ahubwo se ko nabonye nta mituweli ufite, amafaranga yo kwishyura urayakura he? Muga ni ukuri twarumiwe, ntabashaka no kubyarira kwa muganga. Niba mushaka kunkorera ibyo ndashaka, musigarane ibitaro byanyu. Mujyana, ubundi Nyiramana nta kibazo afite, turafashe serumu arasohotse. Nyirama, garuka nawe da, mugaruke ku gitanda. Sugugiye. Mujyana, ndaje nkurikirana uyu mugore menye ikibyihishe inyuma. Iki gice mumaze kumva cyanditswe n'itsinda Fasako. Umutoza w'abakinnyi ni Ngendahayo Vincent, naho wafashe amajwi ni Jean Baptiste Nshimiyimana. Tubashimiye ko mwakurikiye umukino, nimugire ijoro ryiza.